nanjye ntawe ndabona ubwo wenda ndasa nkaho mbicamo nihuta kuko n'iminota nayo ntabwo aba ari myinshi. Urugendo twararufashe nibyo nari ndi kumwe na Ruvuyanga, twahereye kuri ofisi tureba abayobozi bari batwemereye ikiganiro, baravuga bati nta kibazo tubahaye ikaze mugende rwose aho mwifuza mutembere. Twahereye aho abakinnyi rero baba, ubundi abakinnyi babaho bate muri APR bakiriwe bate, ubuzima ubundi babayemo nibwo bari babayemo. Uburyo bakiriwe batubwiye ko bakiriwe neza, aho batuye hari Ishyorongi cyangwa bakorera camp, ni hafi y'ikibuga, urumva ntabwo bibagora kuva aho batuye ujya ku kibuga ni iminota nk'itanu yonyine ubu hageze, urumva ko ni hafi. Ariko nahasanze abantu ubona ko umunsi ku munsi bita ku bakinnyi, baravuga ati hano uburyo twita ku bakinnyi icyo ushaka cyose turakiguha, ariko tureba ikijyanye n'ubuzima bwawe. Se tuguhaye ibishobora kukongerera ibiro byaba byiza kuri wowe, ese tugabanyije tuguhaye ibishobora kukongerera imbaraga. Donc navuga ko uko umukinnyi wavuye wenda muri Congo wenda nka zone, cyangwa se wavuye muri Mali cyangwa se wavuye muri Côte d'Ivoire, uko yarabayeho ntabwo bita bihinduka cyane kubera ko hari arisanga haba abantu babitaho neza. Navuga ko rero twavuye aho ngaho tumaze kubona uburyo abakinnyi babayeho babaganira, usibye ko tutabonye umwanya wo kuba twabifata mu buryo bw'amashusho, ariko twararebye ko iminota yari ihutaga. Tujya ku kibuga rero, ku kibuga abakinnyi bose navuga ko baba bari mu mwuka umwe. Ndaza kubigarukaho wenda Taleb, hari ibyo twaganiriye wenda ikiganiro kirambuye baraza kukibona wenda kuri platform za RBA, ariko ubona ko abanyarwanda abakinnyi wenda b'abanyamahanga buri wese nyine abavugana n'undi mu rurimi rwe. Ese mugani n'ururimi rukoreshwa muri camp? Hari n'eshatu. Ikinyarwanda, Icyongereza, hari Abanyarwanda, hari Abongereza, hari n'Abafaransa. Ubwo bahuriyeho. Ubwo rero umutoza arafite ihurizo ryo kuzashaka kapiteni ugomba kubahuza. Communication yo mu kibuga no hanze n'umutoza. Donc wenda biraza kugera kuri kapiteni, ariko ndebye Abanyarwanda utararenga aho ngaho tumenye impamvu ubwo ngo uwatara mu gutoranywa harimo na factor y'ururimi. Nicyo Yunus harimo factor yo kuba ari umurideri, ariko noneho ushobora no gukominika abagenzi be. Yego, aho rero ubona ko wenda ntabwo bari bamenyerana neza cyane. Wenda iyo ukigera ku myitozo buri wese aba afite buriya muri pre-season, buri wese aba afite intego ze, agera ku kibuga afite ibyo agomba gukora, ariko umwuka ubona ko bari muri mood imwe. Baraje nyine bisanzwe, natwe dutegura ikiganiro, tuganira na Taleb, tuganira byinshi, atubwira ati umwaka ushize wari umwaka mu by'ukuri wenda Taleb turaza no kumwumva watangiye ubona kuri twebwe intego zacu tutazigera ko tubyifuza, kubera ko Sekafa babashije kuyegukana mu mikino nyafurika, bavamo bagaruka mu Rwanda. Baravuga ati shampiyona yacu nyine bigoye, ariko twe twashyizeho imbaraga ko dushoboye kandi twabashije kwitwara neza, dutwara ibikombe 3. Nekereza ko umwaka ushize kuri we avuga ko wagenze neza, gutwara igikombe cya shampiyona, igikombe cy'amahoro ndetse na Super Cup, wavuga ko byari bihagije kuri we. Abakinnyi rero bashyashya, ngewe narebaga umukinnyi, wundi umukinnyi ukimubona ubona ko ari umukinnyi koko, cyangwa se ariko umuzamu wa APR afite ikiganza, niba ariko kizafata imipira sinzi niba ariko kizafata imipira cyazayimaramo, kuko uramubona nyine ukabona ari umuzamu uhagaze muri biriya biti 3, ubona ko atandukanye na ba Adolphe wenda n'abari abana kuri taye, urebye na confidence aba afite n'iyo ari gukora uhita ubibona. Nabonye ari umuzamu ushobora kuba ari umuzamu mwiza, kuko n'imyitozo bakoze abatoza nka Bamugabo bari bahari, ubona ko bakora imyitozo. Adolphe ndetse na Sirwane nibo bazabare abazamu ba mbere nkurikije uko bakora. Ruhamya Nkiko n'uramwana mutoya wenda bo bakazajya bashobora kuba bagenda bafasha nko mu myitozo, cyangwa se ugira ikibazo akaba yaza muri 18 cyangwa se 20 uko bazagenda babigenda. Ariko mbona ko ari umuzamu mwiza APR yari ikeneye mu kibuga. Wenda kuri Mamadou kuri zo navuga ko nawe yatekerezwa ko yari kapiteni we uyu munsi urebye, ariko kubera ko akiza muri equipe akeneye kubanza kumenya na critère ya equipe, kumenya abakinnyi. Urumva byari bigoye kuba yatekerezwa mu ba leader 3 ba aragakora hose bigakunda, kuko Mikare ntiyakina
Mikali niyo yayikinnye ariko buriya mu myitozo ariko hari ukuntu ureba umuntu defensoma ni umudefanseri mwiza ahubwo wenda umukinnyi nabonye uteye ubwoba wundi nkurikije uko nababonye nyine mu myitozo kuko bose ntabwo nabashije guhita mbabona nkurikije umwanya twari dufite n'ibiganiro twari turi gukora kandi ngomba no kugaruka mu kiganiro muri minota mike bakinnye umugabo witwa Michel Amani Michel ateye ubwoba Winga Amani Michel ateye ubwoba akinisha amaguru yombi Winga macaca akinisha amaguru yombi ntushobora kumenya ngo aragutsindisha n'iryo cyangwa imoso yego ariko ateye ubwoba navuye amaze guterekamo igitego minota 3 bari bamaze gutangira afite pace bakoze navuga bitatu bya kane by'ikibuga ntabwo bagikinnye cyose bakora ekipe isa nkaho ivanze aba bazajya babanzamo bavanga ukorebye wenda nka ba Amani bari muri ekipe muri ekipe ya Ronald Sekiganda ariko izamu ririmo umwana mutoya ariko bari gutsinda none umuzamu mukuru urumva ko harimo balance so navuye mbona utaramurengase ariko no muwinga mwiza cyane no muwinga mwiza Amani Michel Boringo nshakira Amani Michel twumva impumeko ye kuko iki ni ikiganiro cya mbere akoze ku gitangazamakuru cya kabiri mu kiganiro cya kabiri cya sport mu giki ikiganiro cya kabiri cya sport mu kiganiro cya kabiri cya sport o n'ibyaha bari bibi Amani Michel ni ukuri kuri njye meze neza nakiriwe neza kuva ku munsi wanjye wa mbere mu Rwanda bwa mbere nza hano nari nje kusoza ibyerekeranye n'amasezerano yanjye byagenze neza abayobozi banyakiriye neza na bamwe mu bafana bakeya twahuriye mu mujyi ubwo nabaga ndi kuri hoteli mbese buri wese yanyeretse ko anyishimiye kuba naraje mu ikipe kandi ndamya ko nakoze amahitamo meza nanjye ndishimye Oui, bien sûr, je connaissais la yego rwose nari nza PRFC kuko nanjye ndi umukunzi w'umupira w'amaguru wa Afurika nkora ndeba byose biwuberamo gusa kuri PRFC nari nyizeho amakuru makeya kazimwe mu ngendo zayo muri Champions League ikinnye igihe kinini ikaba yifuza kugera mu matsinda ayo niyo makuru make nagiye menya kuri iyi kipe ubundi Rugaju natanyicisa zankiza ikiganiro cya mbere ni Magic Lineup cya kabiri n'urubuga rw'imikino yego watubwiraga kuri Amani nari nanze ko umurengaho Amani arabyivugiye avuga nyine ko yishimiye kuza mu ikipe ya APR Football Club kandi yari ayifite amakuru makeya ngira ngo kuri we avuga choice nziza yakoze yavuze ko ikibindi nuko yavuze ko intego ari uko bagomba gukora ibishoboka byose bakageza kuko avuga ko nawe yabizi neza ko bashaka kujya mu matsinda nicyo kintu cyonyine dukwiye gukora muri uyu mwaka dukwiye guheraho ariko namubaje se urateganya urumva wabwira abafana ba APR kuzatsinda ibitego bingaye muri uyu mwaka w'imikino arambwira ati byose nakubwira umubare atereka tuzareba ikibuga uko kizabigena ariko ari friendly se ku buryo azisanga urabona ko ari friendly cyane kuko ni umukinnyi ukinisha abandi ni umuwinga mwiza Traore nawe nabonye mu kibuga hagati ahubwo ndi kwibaza hagati ya Traore na Dabuda Sekiganda gushyiraho pasi wenda pasi we sinamubara cyane kuri Sekiganda wazakibanzamo na Dabuda afite umwanya ahubwo uyu musore Memeri Dao cyangwa Traore oya Dao araza kubaduburira Dao azabadubura Traore uzakibanza cyane